ashimwe cyane. Tumubona abana barwaye, twaramubonye bateza cyamunara, twaramubonye kwa muganga dusubiza ubuzima. Igihe kimwe ndibuka Yesu yigeze nambaho, haleluya. Narindi muri koma y'amasaha 3. Umwana wa mbere yari yavutse, avuka saa 11, undi avuka saa 3. Marayika w'Imana aransanga, arampamagara ngo Clarisse we, humura guhaye ubuzima. Haleluya. Mbese namusiga nkasanga nde? Mbese kurimo gusiga igisubizo cyawe? Mbese kurimo gusiga umugisha wawe? Mbese ninde ugiye gusanga nshuti y'umusaraba? Ukurikira Yesu nibwo buzima. Ukurikira Yesu niko gaciro. Ukurikira Imana nibwo buzima. Nshuti y'umusaraba, wowe wari umaze gushyira Bibiliya hasi, nagira ngo nkubwire ko gukurikira Yesu ari bwo buzima. Ntabwo nzi intambara ufite, nta nubwo nzi ibibazo ufite. Yesu nashimwe, ariko Yesu kumukurikira ni iby'agaciro. Haleluya. Kumukurikira nibwo buzima, ko nawe mukurikiye ngakorwa n'isoni, nshuti zakuvaho. Aho wicaye urimo kurira ngo umugabo yaragutaye, ariko Yesu ntago yagutaye. Haleluya. Urimo kurira nzuba agiye kwiteza cyamunara, ariko hari ubundi buzima. Yesu ashimwe. Kurikira Yesu kuko ni ufite urufunguzo. Yesu nashimwe. Yesu ni ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Kumukurikira nibwo buhamya bwawe. Kumukurikira nibwo bwo. Nitwa Ev.Clarisse, umama w'abana 7, ndubatse, niye ku Gisozi. Nkunda Imana n'abantu bayo, nkunda gusenga, nkifuza na buri muntu wese ko yasenga, ko gusenga nibwo buzima. Amen. Reka dusenge. Ndifuza kubanza gusenga kuko gusenga niyo nkingi y'ubuzima. Gusenga birabohora, gusenga bikiza indwara, gusenga bitanga ubutunzi, gusenga ingumba zirabyara. Imana ishimwe cyane. Mu gusenga, umusore usenga gubwa neza, umumama wasenze abaho neza, urugo rwe ruba urw'agaciro ku musozi atuyeho. Umugabo wasenze arubaka agakomeza, umwana wasenze agira ubwenge. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana, kandi tugiye gusenga. Ndifuza buri muntu wese urimo gukunkurikirana, ndifuza ko yafatanya nanjye gusenga. Birashaka ko warubabaye, ariko ndifuza ko tugiye kubanza gusenga Imana. Mbere yuko mvuga Irijambo, ndifuza ko buri munyarwanda wese yantega amatwi akumva icyo Uwiteka ashaka ku bantu bacu. Mwami Imana igira neza, Imana y'Isaka na Yakobo, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa. Iki ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo wongeye kungirira neza, nkaba nongeye kugeza aya masaha ndi muzima n'inshuti zanjye n'imiryango yanjye n'umuryango wanjye wose. Mwami Imana ndagushimiye ko wabanye natwe kuva mu gitondo twatugeze muri amasaha turi bazima. Nyemerera ngushimire n'icyahantu, ngushimire nshimira yuko wakoze ibikomeye ku buzima bwacu. Nongeye gushima Imana kuri umubyeyi wakoze ibikomeye. Yesu uko ibyaduhigaga bitabaye byinshi, ariko wakoze ibikomeye. Nyemera rero nyiringabo Imana, gitondo cy'umunsi nongeye kunezezwa nuko mumeka mukabazima. Nibutse bene data barimo bomboni, numva n'iby'agaciro gakomeye cyane, numva n'ishimwe rikomeye ridasanzwe. Nibutse abantu bari ku misozi barimo gusenga bafite ibyifuzo runaka. Uwiteka wenda gushimiye kongeye kunshoboza nk'abangezaho amahoro, ndetse nk'abandi ku murimo wawe ndi muzima, n'ubwenge bwanjye ari buzima. Mwami Imana gushimiye. Ngaho nyemera rero muri aka kanya keza Mana tugiye kumva ijambo. Iri jambo nyagora ku ngoma niryo ribasha gukiza indwara. Iri jambo rirabohora, iri jambo ritanga ubuzima.
nkaba nifuza ko buri muntu wese yabasha gufashwa n'iri jambo. Ngaho nyemerera Uwiteka rero iri jambo riherekeze nibashe guhindura imitima abenshi yari hirushye, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu nashimwe. Igitondo cy'umunsi nongeye kunezerwa cyane, igitondo kidasanzwe, igitondo numva nshimishwe n'Imana mu mutima wanjye. Maze iminsi nsura abarwayi, nkabona abarwayi barimo kwishyurira kwisaha umwuka. Birashoboka ko nawe igitondo cy'umunsi barimo kwiganyira urira, ariko ngere kuzwa mu kwera uvuga ngo Yesu arankunda. Imana ishimwe. Vuga ngo Yesu arankunda kuko abenshi barimo kubongerera umwuka isaha. Ndabwira wowe wari urimo gutaka, nkubwira ngo igitondo cy'umunsi kikubera igitondo cy'umugisha. Birashoboka ko barimo kuvuga ko ibyo kurya byabuze, ariko mu gusenga, mu gutega amatwi ijambo, umuntu abasha kubohoka. Yesu nashimwe cyane. Ndifuza rero igitondo cy'umunsi buri munyarwanda wese atangire kumva iri sengesho cyangwa yumve se iri jambo ribashe kumubohora, atangire kumva imbaraga z'Imana. Mbere yuko tuvuga iri jambo, atangire kumva Mwuka Wera, atangire kumva imbaraga z'Imana zimanuka muri we. Mu gutega amatwi iri jambo harimo gukira indwara. Haleluya. Mu gutega amatwi iri jambo harimo gukira kanseri yananiye abadogiteri. Mu gutega amatwi iri jambo harimo kubaka urugo rugakomera. Mu gutega amatwi iri jambo harimo guhindurirwa amateka. Uyu musozi wari wicayeho, ubuzima harubayeho bwose Imana irabuzi. Nshuti nakwingingaga ngo uyu mwanya niwumvira ijambo gusa, utangire kubohoka, utangire kwakira gukira indwara. Imana ishimwe cyane. Yesu nashimwe. Hari ijambo ryanejeje rimaze iminsi ririmo kumfasha. Ijambo ryanditse muri Rusi igice cya mbere umurongo wa 16. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo ititira ivuga ngo kunamba kuri Yesu. Haleluya. Nta muntu wigeze namba ku Mana ngakorwe n'isoni. Yesu nashimwe. Uyu ni umugore wanambye kuri nyirabukwe, ariko twebweho tunaniwe kunamba ku Uwiteka. Nyamara wibutse iminsi ya kera. Haleluya. Hari ibyo Imana yagukoreye, abantu benshi baribagiwe. Abantu benshi bibagiwe icyo bavuganye n'Uwiteka, bibagiwe icyo Imana yagukoreye. Ariko uyu mugore we yafashe umwanzuro mwiza, anamba kuri Yesu. Kunamba kuri Yesu ni iby'agaciro. Yesu nashimwe. Umurongo wa 16 aravuga ngo Rusi aramubaza ati winyinginga kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa, bahamambe. Nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimure ndetse bikabisha. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni umugore wanambye kuri nyirabukwe. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugore yavuye mu gihugu cy'iwabo ajya mu kindi gihugu, agenda ari kumwe n'umugabo we Bowazi. Agezeyo arapfa, abahungu be barataha. Yesu nashimwe. Bamaze gutaha bose asigarana n'abakazana be babiri. Yesu nashimwe. Abakazana be babiri. Ariko uyu mugore Rusi we, igihe kigeze, nyirabukwe arabwira ati bakobwa banjye, abinginga kugira ngo bisubirire iwabo. Yesu nashimwe. Ariko abana havamo umukobwa umwe bita Rusi w'intwari. Aricyo nimo kwinginga buri muntu wese muri kitondo, uwumva amateka y'umugore bita Rusi. Rusi yamaze kubona ineza ya nyirabukwe mu minsi bamaranye, yamwereye imbuto nziza. Yesu nashimwe cyane. Amwerera imbuto nziza, amubera nyirabukwe mwiza. Amaze kubona ibyago bimugezeho, aravuga ngo ntago ngewe naguta. Haleluya. Abantu benshi bajya babasha gusiga umuntu. Umuntu agira inshuti nyinshi, akagira abavandimwe, akagira mu bihe bikomeye akabona abavandimwe. Ariko uyu mugore Yesu nashimwe. Haleluya. Bari babiri,
ntago nzi umusozi uhagazeho. Imana ishimwe cyane. Ntago nzi ubuzima ubayemo. Haleluya. Ariko uyu mugore we aravangwa ngiye kunamba kuri mabukwe. Ndakwinginze nawe unambe kuri Kristo igitondo cy'umunsi. Iki ni igitondo cy'umugisha. Yanambye kuri nyirabukwe amugiriraho umugisha. Haleluya. Anamba kuri nyirabukwe amugiriraho umunezero, yongera kubyara, amugiriraho umugisha, agira ijambo mu muryango. Haleluya. Ariko igihe kimwe umugore aramubwira ngo ntago nzigera ngusiga. Yesu nashimwe cyane. Ntago nzigera nguhana, ntago nzaguterana nubwo uri mu kaga. Ahari birashoboka igihe urimo inshuti zakuvuyeho, imiryango yakuvuyeho, nta muvandimwe n'umwe usigaranye. Haleluya. Ariko haracyari umuntu. Igitondo cy'umunsi Imana iguha umuntu. Igitondo cy'umunsi Imana iguha guhumuriza umutima. Yesu nashimwe. Haleluya. Ariko rusabwira nyirabukwe haramubwira ngo aho uzagwa niho nzagwa, ndetse umuryango wawe niwo uzaba ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, aho uzarara niho nzarara. Ariko birababaje igitondo cy'umunsi. Haleluya. Abantu benshi bananiwe kunamba kuri Yesu. Nta muntu wigeze namba kuri Yesu ngakorwe n'isoni. Ntawe nambye kuri Kristo ngakorwe n'isoni. Twibutse iminsi ya kera. Umuririmbyi yavuze ngo nibutse iminsi ya kera muramburiye amaboko. Haleluya. Uwakurikiye Yesu ntago ajya akorwa n'isoni. Yesu nashimwe cyane. Umuririmbyi avuga ngo nshatse gukurikira mu byago no mu munezero. Haleluya. Nanjye ndifuza ko wakurikira Kristo igitondo cy'umunsi, ukanamba kuri Kristo. Twamunambyeho tuzi neza ye. Yesu nashimwe. Turwaye twaramubonye. Imana ishimwe. Twaramubonye urugamba rukomeye. Tumubona badusohora mu mazu. Yesu ashimwe cyane. Tumubona abana barwaye. Twaramubonye bateza cyamunara. Twaramubonye kwa muganga dusubiza ubuzima. Igihe kimwe ndibuka Yesu yigeze nambaho. Haleluya. Narindi muri koma y'amasaha 3. Umwana wa mbere yari yavutse, avuka saa 11, undi avuka saa 3. Marayika w'Imana aransanga arampamagara ngo Clarisse we humura nguhaye ubuzima. Haleluya. Nguhaye ubuzima. Uba ni Imana nakore. Mbese ubwo umuntu namuvonka nongera gukanguka mbyara umwana wa kabiri. Nyamara bari batangiye kumbaga. Umwana wanjye n'umukobwa bagize imyaka 5. Yesu nashimwe. Mbese namusiga nkasanga nde? Mbese kurimo gusiga igisubizo cyawe? Mbese kurimo gusiga umugisha wahawe? Mbese ninde ugiye gusanga nshuti y'umusaraba? Ukurikira Yesu nibwo buzima. Ukurikira Yesu niko gaciro. Ukurikira Imana nibwo buzima. Nshuti y'umusaraba wowe wari umaze gushyira Bibiliya hasi. Nagira ngo nkubwire ko ukurikira Yesu aribwo buzima. Ntago nzi intambara ufite, nta nubwo nzi ibibazo ufite. Yesu nashimwe. Ariko Yesu kumukurikira ni iby'agaciro. Haleluya. Kumukurikira nibwo buzima. Ko nawe mukurikiye ngakorwa n'isoni, nshuti zakuvaho. Aho wicaye urimo kurira ngo umugabo yaragutaye, ariko Yesu ntago yagutaye. Haleluya. Urimo kurira nzuba agiye kwiteza cyamunara, ariko hari ubundi buzima. Yesu ashimwe. Kurikira Yesu kuko niwe ufite urufunguzo. Yesu nashimwe. Yesu ni ufite urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Kumukurikira nibwo buhamya bwawe. Ndashima Imana rero kuri buri muntu wese wumvise iri jambo. Kanakanya keza kumugisha kwagira ubona kumva rino jambo. Yesu nashimwe. Ngiye gusenga, ariko ngiye gusenga ndasaba buri muntu wese ahari niyumva hari cyo umutima umushinza yihane kugira ngo asingire icyo Uwiteka avuganye nawe. Iki ni igitondo kidasanzwe. Kwakirira ijambo akaryizereramo arahabwa ubuzima. Umuntu umvise iri jambo nabihagararamo neza arahabwa ubutabazi buturutse ku Uwiteka. Wewe wari urimo kurira
amashuri yawe yarahagaze, ariko ndakwifuriza igitondo cy'umunsi ko wakwakira mwami Yesu akakugirira neza. Haracyari ibyiringiro by'uko asubira kwiga nubwo rufite agahinda kenshi n'umubabaro, ariko nkwifurije inkuru nziza yuko niwakira Yesu Kristo uri buhabwe ubundi buzima, kandi uri buhabwe ubundi munezero mu mutima wawe. Ndashojeje rero mbifuriza ko mwanamba kuri Yesu Kristo, nkuko uwo mugore bita Rusi yanambye kuri Naome akamugiriraho umugisha. Ngiye gusenga Imana kwifuriza ko asubira mu bihe byawe, ibihumazemo igihe urabizi, ariko ndakwinginze kugira ngo wongere unambe kuri Kristo. Nibwo buzima, iyo mibereho, nibwo butabazi. Wa mugabo unyumva, wa mubyeyi unyumva, wongere usubire ku rufatiro. Imana igiye kugirira neza, ndimo ndabyumva. Imana igiye kugirira neza. Wetera intambwe imwe gusa, wongere usubire ku Mana, usubire ku cyo yavuganye nawe, wongere ubagarira amasezerano yawe. Wikomeza kuvuga amagambo uvuga ngo Imana arakwibagiwe, Imana arakubeshya. Ntabwo Imana yakigibeshya, ndi umugabo wo kubihamya. Yesu nashimwe. Twarayibonye rero, tugiye gutangira, tugiye gusoza dusenga iri sengesho, dushima ko Imana abanye nawe kandi yakugiriye neza, urabizi. Kandi nukuri mpagaze muri uyu mwanya, wongere usenge, wongere usubire ku gicaniro. Imana ikugire neza. Shalom. Mwami Imana igira neza, Imana ikomeye, Imana yo kwiringirwa, Imana yo kwizerwa, Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, Imana yumvise gusenga aya masaha. Ndakwinginze kugira ngo imbaraga z'Imana zongere kumanuka isaha. Reka umuriro w'Imana wongere kumanuka isaha. Mirimo n'ibitangaza byongere gukoreka. Nyemera usange buri muntu wese warurushye, buri muntu wese wari umaze kugenda kure, wongere umugaruzi neza yawe, yongere asubire ku gicaniro. Mwami Imana nyiringabo, nyisenga Imana muri uyu mwanya nongeye gusengera igihugu cyacu. Reka Mwami wongere kutugirira neza, wongere kudukiza indwara z'ibyorezo. Mana ndagisengeye igihugu cyacu, reka kibe igihugu cy'amata n'ubuhuki. Reka buri muntu wese wumvira isengesho atangire kuririra igihugu cyacu, reka kibe icyambere mu mahanga. Reka buri munyarwanda wese yongere kunamba kuri Kristo kugira ngo imirimo y'Imana ibashe kwerekanwa. Mwami Imana igira neza rero, tugisoza mu izina rya Yesu. Ntitwibagiwe Mwami Imana nyiringabo abarwayi, ugenda ubakiza. Niwe ufite umutima ubiganza. Wakora ku babyeyi bari kunda ukabaha kubyara, wakora ku ngumba zikakira kubyara, wakira ku bari mu nzu y'imbahe mu izina rya Yesu ukabakoza ikiganza cyawe. Hari abari mu nzu y'imbahe barengana ukabarenganura. Wagirira neza buri munyarwanda wese waruteze aya matwi. Mwana yumva ijambo ryawe, wongere kumugirira neza, wongere gusoza amasezerano. Kandi mu izina rya Yesu buri muntu wese wakira umwami Yesu n'umukiza, umunezereza umutima, usoza icyo wavuganye nawe, kandi yongere guhabwa ubutabazi buturutse ku Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.